neza muraho ngiye kubasuzumira ikurikira YouTube channel abantu umugisha niba mushyashya rero kuri subscribe niba kandi nasanzwe hano muhaye ikaze kuri YouTube. Uyu munsi rero uko mubibona twagarutse mu gikoni, tugiye gukora juice, tugiye gukora na jus igufasha kongera amaraso, ifasha umwijima wawe ukaba neza, ifasha n'amaso kuba wagira amaso y'umweru. Uyu munsi rero tugiye gukoresha betrave, dukoreshemo urunyanya rumwe, dukoreshemo karoti ebyiri, ko ngiye mfite udukaroti dutoya nkoresheje tubiri, wakoresha imwe, dukoreshemo na tangawizi, dukoreshemo na celery. Ibi bintu nibyo tugiye kwifashisha muri jus yacu uyu munsi. Jus yagufasha kongera amaraso mu mubiri wawe niba ufite ikibazo cy'amaraso make, jus yafasha amaso yawe kuba yaba umweru, yagufasha kurinda ibibazo bitandukanye by'amaso. Ikindi ariko iyi jus kuko harimo ushyiramo tangawizi, kandi hari abantu baba batemerewe kuba bakoresha tangawizi bitewe n'ubuzima bwabo busanzwe, nk'abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, abantu bafite high blood pressure, ntabwo gukoresha tangawizi aba ari byiza. Wabanza ukagisha inama muganga wawe mbere yuko uyikoresha. Yaje rero kandi dutangire noneho dukorane. Muri kubibona ubu ngubu tugiye gutangira gukora jus yacu. Rero aha ngaha tugiye gutangira turonga za ingredients zacu. Tugiye kuronga izi ingredients zacu, uranza ukazironga neza, ukamakinga sure ko zikeye. Guys, rero uko mubibona hano tumaze koza za ingredients zacu: inyanya, betrave, urunyanya rumwe, tangawizi ndetse na karoti zacu. Tugiye kuzikata tuziblend. Turaza gukeneramo na blender. Turabanzamo karoti, ukatamo uduce duto kugira ngo blender ize kubisya byoroshye. Ubanzamo rero karoti na betrave kuko nibyo bisa n'ibikomeye, kugira ngo blender ibanze ise n'ibisya bize kugirira bimwe n'ibindi. Rero maze kureba ukuntu byamaze gucika biga, tugiye kongeramo ka gatangawizi kacu, ubanza ukagahata nako kagakuraho imitsi inyuma, kugira ngo jus yawe itaza kuzamo ibintu bisa nabi. Aho kano gahu k'inyuma ntabwo hata kinini. Iyo umuntu udakunda tangawizi ushyiramo agatangawizi gakeya katari bwumvikane, aho uko ngiye nyikunda niyo mpamvu ngiye gushyiramo nini.
nyinshi, impamvu nsigaje iriya. Shyiremo noneho na za seleri, tugakuraho tuno tuba twanduye. Hano ni amazi, ushyiramo amazi meza yo kunywa, ugiye gushyiramo kano gakombe, uko ji yacu iri buzingane. Ushyiramo amazi bitewe no kubona ibintu washyizemo hano nyine bingana, kugira ngo amazi ataza kubamo menshi. Rero bagushyiramo amazi, urabanza ukablendinga ukagira ureba ko yanoze. Hano nsanze yanoze, turayikora muri blender yacu, tugiye kuyungurura. Rero juice yacu tumaze kuyibona, juice yacu ukuntu imeze. Tugiye kuyungurura muri ino jar kugira ngo ivemo bino bintu, umutobe nyine uze kuza usa neza. Tumenye ngo iraryoshye cyangwa ntabwo iryoshye. Kubera ko dore kandi kandi ko arakoresha kari gafite imyenge minini, ushobora kuba hari utuntu twagiye tugwamo. Iki rero ni ikibazo tugiye gutesitingiramo. Ijaga yo niyo ndi bubikemo nisanguka. Gusaguka ngo dushyire mu ijaga yacu, ubwo turaza kuba tuyibika. Isi yacu rero tumaze kuyungurura, tugiye gutesitingana babwire niba iryoshye cyangwa ibishye. Ariko kuko ari umuti usanga inabishye uzapfe kunywa. Ariko niba usanga gatandukanye, urumva harimo ukuntu karyoshye. Iranaryoshye, uretse no kuba ari umuti iraryoshye pe. Noneho kakaba gakonje, kaba karyoshye cyane. Murakoze kubana nanjye, murakoze kumurikira ubuzima imbere yanjye. Imana bamugisha, niba mushyashya hano please do subscribe, comment, share no ku bandi bose ibagereho. Kandi nawe niba warabikoze Imana iguhe umugisha. Bye now.